kukumenyera ubibwire ngo mfite Imana itamenyerwa, muceceke. Bwira abantu bari kukumenyera ubabwire ngo dufite Imana itamenyerwa, ni muceceke. Haleluya. Hanyuma ngo Abafilisitiya bari bamenyereye Abisiraheli, ariko bari babamenyereye, ariko Imana iri muri bo ntago yamenyerwaga. Haleluya. Igihe cyose uzatunga Imana imenyerwa, abantu bazagufataho ijambo mpaka upfuye, ariko igihe uzatunga Imana itamenyerwa, abantu bazagufataho ijambo, Imana ibabwire ngo igihe mwavuze kirahagije, ni muceceke. Turabashihuje abadukurikiye, abakurikiye Mukakarangwa TV, amahoro y'Imana nabane namwe. Tugarutse imbere yanyu dufite irindi jambo ryiza cyane. Ndagira ngo umuntu wese udukurikiye cyangwa udukunda kutwumva abe hafi, yigire bugufi, yumve imbaraga z'Imana kandi yumve uburyo Imana asenga ikomeye. Reka dusenge Imana. Data, mu izina rya Yesu turagushimiye, uri Imana y'amahoro, uri ibyiringiro by'abakwizera. Watubereye Imana, twarakubonye, gukora kwawe kurahambaye. Abantu ntabwo ujya bimenyereza abantu kuko ntawe muhwanye. Nta mwami uzakujya hejuru kandi nta n'ingoma izajya hejuru yawe irabanza. Nyemera rero wumve gusenga kwacu kandi two tugiye gukorera ijambo uzube muri ryo. Sobanura umuntu wese udukurikiye kandi utubere ibyiringiro, mu izina rya Yesu wabambwe rimwe gusa. Amen. Mana ikomeye, Mana y'Isiraheli, nta yindi Mana imeze nkawe. Akira ishimwe ry'abantu bawe Mana, nta yindi Mana imeze nkawe. Mana ikomeye, Mana y'Isiraheli, nta yindi Mana nimeze nkawe. Akira ishimwe ry'abantu bawe Mana, nta yindi Mana imeze nkawe. Turakurata mwami mwiza, turakurata data wacu, turakurata mwami w'abami. Mana ikomeye, Mana y'Isiraheli, nta yindi Mana nimeze nkawe. Akira ishimwe ry'abantu bawe Mana, nta yindi Mana imeze nkawe. 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 Amen. Reka dusome ijambo ry'Imana. Tugiye gusanga muri Samweli igice cya mbere, Samweli wa mbere plutôt, ibice 6. Turava ku murongo wa mbere turasoma mu izina rya Yesu.
Abafilisitiya basubiza isanduku y'Imana mu Bisiraheli. Isanduku y'Imana yamaze amezi 7 mu gihugu cy'Abafilisitiya. Bukeye Abafilisitiya bahamagara abatambyi n'abapfumu barababaza bati, iyi sanduku y'Uwiteka tuyigire dute? Mudusobanurire uburyo twayisubiza ahantu hayo. Barabasubiza bati, nimwohereze isanduku y'Imana y'Abisiraheli, ntimuyohereze yonyine, ahubwo muyisubiranyeyo n'amaturo n'impongano, mubone gukira, kandi muzamenya icyatumye ukuboko k'Uwiteka kubaretse kubagwa nabi. Barababaza bati, mbese twamutura turo ki ry'impongano? Barabasubiza bati, muture ibibyimba byacuzwe mu izahabu 5 n'imbeba zacuzwe mu izahabu 5, nk'uko umubare w'abatware b'Abafilisitiya ungana, kuko mwebwe mwese n'abatware banyu mwasangiye icyo cyago. Amina. Dusomye ijambo rikomeye cyane. Iri jambo riravuga ngo isanduku y'Uwiteka yamaze imyaka 7 mu Bafilisitiya, ariko Abafilisitiya babonye ibyago iri kubatera, ngo baragenda bafata abapfumu, bafata abapfumu, abashika, mbese bari abantu basengaga za Bali, ngo bajya kubabaza ikintu bakora kugira ngo iyo sanduku bemere kuyijyana, kuko babonaga ko mu gihe isanduku bari barayizanye barayihagejeje bayizana mu Bafilisitiya kandi atari iyabo. Abafilisitiya bwari ubwoko butakebwe, ariko Abisiraheli iyo sanduku yari iyabo kuko ryari isezerano ryabo. Ariko ngo umunsi umwe Abafilisitiya bajya kurwana barayinyaga, ikihagera iraza ngo irabamara, ibateza ibibyimba, ibateza imbeba, ibateza ibibazo, kuko ari Imana itamenyerwa. Uyu mwanya nagira ngo nkubwire ngo bwira ibintu biri kukumenyera, ubibwire ngo mfite Imana itamenyerwa, muceceke. Bwira abantu bari kukumenyera, ubabwira ngo dufite Imana itamenyerwa, ni muceceke. Haleluya. Hanyuma ngo Abafilisitiya bari bamenyereye Abisiraheli, ariko bari babamenyereye, ariko Imana iri muri bo ntago yamenyerwaga. Haleluya. Igihe cyose uzatunga Imana imenyerwa, abantu bazagufataho ijambo mpaka upfuye, ariko igihe uzatunga Imana itamenyerwa, abantu bazagufataho ijambo, Imana ibabwire ngo igihe mwavuze kirahagije, ni muceceke. Haleluya. Kuba bagufataho ijambo si uko Imana ikwanga, kuba iminsi bibi yakugeraho si uko Imana ikwanga, ahubwo Imana irareka abantu bakavuga, irareka ibibi bikakugeraho, ariko Imana iravuga ngo muceceke. Haleluya. Kuko ni Imana itamenyerwa. Hanyuma ngo barayimenyera, ariko bahura n'ibibazo, barakomeza barihangana. Iyo myaka 7 bari bapfuye pe, kandi bari barangiye. Abantu barwaye ibibyimba bidakira, abantu imbeba zarabateye, baravuga je habaye iki? Haleluya. Uyu mwanya nawe ibintu byakumenyereye, ndagira ngo ubwire Imana ibyirukane mu izina rya Yesu. Nuko ngo barangije bajya kubaza abapfumu. Abapfumu barababwira ngo muramenye iyo sanduku ntabwo igomba kugenderaho, kuko iyo Mana yabo, iyo Mana y'Isiraheli, ni Imana ikunda amaturo kandi igakunda n'impongano. Haleluya. Hanyuma baravuga ngo none se mutubarize ituro twahiyo Mana. Haleluya. Mu by'ukuri bari babuze ikintu bari buhe Imana, kandi bari bafite amafeza, bafite amafaranga, bafite ibintu runaka. Uyu mwanya nawe nta kintu wabona uha Imana, ariko kubwo guca bugufi no gukiranuka byateretse Imana ikaza mu byawe. Haleluya. Hanyuma ngo barangije, ngo baravuga ngo nimutubarize ikintu twahiyo Mana, ariko tukabona ivuye hano ikadusiga amahoro. Ngo baravuga ngo nimugende mushake imibyimba ihwanye n'ibyo byago mufite, kandi iyo mibyimba murebe y'izahabu. Abantu bavuga zahabu batubwira ko zaba ari ikintu gikomeye cyane, mbese na zahabu ingana n'umwambi ngo ushobora gutunga umuryango
ngo igihe kinini. Ngaho reba noneho niba umuntu yaratewe n'imbeba 10 agakora iyo mibyimba 10, niba umuntu yaratewe n'imbeba 20 agakora imibyimba ingana n'imbeba y'izahabu 20, umva ayo maturo. Arababwira ngo kandi bazarebe n'inka yizigije abayishyire ku iyo sanduku barebe ko yerekera. Haleluya. Ngo niterekera izaba itahavuye, ariko niyerekera izaba yahavuye, kuko ari Imana itamenyerwa. Hanyuma ngo barabikora. Iyo ukomeje gusoma usanga Imana yarabirebye, irebye guca bugufi, ireba amaturo n'impongano bayihaye, ireba n'uburyo bayitinye, yemera ngo kuva mu Bafilisitiya asubira mu Bisiraheli. Nanjye nje kukubwira ngo rero nubwo ubona wabuze igisubizo, ariko akiri igisubizo mu izina rya Yesu Kristo. Reka dusenge muri aka kazi. Urakoze Uwiteka, turagushimiye kuri Imana itamenyerwa, turagushimiye kuri Imana igira neza. Wowe wasubije isanduku mu Bisiraheli, ushobora gusubiza n'ibyacu ku murongo byavuye ku murongo. Turaguhamagaye kugira ngo uze utugirire neza, buri wese werekane ubumana bwawe ku buzima bwe uko agutegereje. Udukurikiye mu gihugu harimo aherereye hose abona ubutabazi bwihuse nk'uko watabaye Abisiraheli bari imfubyi badafite isanduku yabo, ariko bagusenzura bumva. Gaho natwe twumve uko tugukeneye tukubone, wemeza abantu cyangwa wemeza amahanga kuri Imana igikora, ko wakoraga kera n'uyu munsi uracyakora. Garagaza mu bumana bwawe, kuko nta yindi Imana ihari. Urakoze urakarama. Twizeye gukora kwawe, twizeye imbaraga zawe, twizeye gutegeka kwawe, twizeye ubutware bwawe, twizeye imbaraga zawe, twizeye ibisubizo byawe. Tugusanze twizeye ko twumvise kandi kubikoze amateka yacu, mu izina rya Yesu wabambwe rimwe gusa. Amen.